n'abanyarwanda yaba bari mu Rwanda se cyangwa no mu mahanga. Hari abo twabashije kuganira batubwira uko barimo kubaho muri ibi cyangwa se uko babibona, icyo batekereza ku bintu biri kuba kuri iki kibazo cy'indwara ya COVID-19. Bavandimwe, banje kubasuhuza bifuriza aho muri hose gukomeza kwihangana no gukomeza kugendera ku mabwiriza mubwirwa muhabwa na Minisiteri y'Ubuzima yo kwirinda kino cyorezo cya coronavirus cyayogoje isi. Ariko ikigaragara ni uko abantu bakomeza kugenda birinda cyane, iragenda irushaho kugabanuka. Iki cyorezo cyaje gitunguranye, cyaje nta muntu giteguje, bikaba bisabwa rero gukomeza kukirinda. Abantu bose bagakomeza gukaraba intoki, bagakomeza kwirinda. Ariko ikigaragara ni uko iki cyorezo cyoreje isi, iki cyorezo kirakomeye cyane, kandi abantu barimo kugenda bapfa umusubizo. Icyo mbona ni ugusenga cyane, abantu bagasenga bagahamagara Imana, tukareba ko yadukiza kino cyorezo kigiye kumaraho abantu. Murakoze. Muraho neza, mperereye mu mujyi wa Lyon. Hano ubuzima bwahagaze, nta kiri gukorwa, amashuri arafunze, tumaze icyumweru muri karantene. Mbese gusohoka mu nzu ugiye muri gahunda y'ingenzi nko guhaha, kujya kuri farumasi no kwivuza, hari igikenewe. Mbese urebye ubuzima bwahindutse cyane bwo gusohoka ugiye nko guhaha no kuba ufite attestation yerekana aho ugiye, niba ari uguhaha cyangwa se uri muri jogging, ibintu nk'ibyo. Bakajije umutekano ku buryo bigoye gusohoka nta gahunda ifatika urimo. Ubu bisi ziri kugenda ariko nta mugenzi n'umwe uri kuba arimo. Bimeze nabi, abakozi bari mu rugo, hari n'abari gukorera mu rugo. Urumva byakajije isura. Ubu numvise bari kuvuga ko hari couvre-feu guhera mu masaa 4 z'ijoro, nta kuba ugenda. Isomo ririmo no kwirinda, tugakurikiza amabwiriza baduha, kuko kwirinda biruta kwivuza, kandi n'amasengesho arakenewe cyane. Numva ari uko mbibona. Imana ikomeze iturinde. Murakoze. Amazina nitwa Nsengiyumva Jean Pierre. Icyo navuga wenda kuri coronavirus ni indwara cyangwa ni virusi yugarije isi muri rusange, ariko uko byagenda kose nyine ibyabaye nyine tuba tugomba kubyakira, ahubwo tugakurikiza inama tugirwa na OMS cyangwa se na za Minisiteri z'Ubuzima zitandukanye ku isi zitugira, uburyo bwo gukaraba, kwirinda gukoranaho, ukabudega tugakora isuku mu buryo burambuye. Icyo nicyo tugomba kwitaho, kandi tugasaba Imana ikagireba uko yatugabagiza kino cyorezo. Ariko nkurikije ubumenyi mfite cyangwa se icyo mbona kuri coronavirus, ngewe icyo nzi cyo nuko hafi ya virusi maladi virale zose ni maladi ni cyangwa se ni indwara z'inkorano zikorwa bitese. Ni iki se Bibiliya ivuga kuri icyo kintu ushatse kuvuga? Abasoma Bibiliya cyangwa abemera ijambo ry'Imana, mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 24 haranditse ngo isi yahumanijwe n'abaturage bayo, kuko bishe isezerano ridakuka, bishe amategeko, bica n'isezerano ridakuka. Isi ngo irabo mwirare, ngo isi irabo muhongi. Kubera iki? Ni abaturage ubwabo bayihumanye. Ni twebwe ubwacu, twe abaturage, ni batuye isi, nitwe tuyihumanye ubwacu.
mu busanzwe iyo ngereranyije virusi uburyo yatatse isi muri rusange nayise nka troisième guerre mondiale, nayita nka guerre froide kuko nta masasa arimo avuga, nta kirimo kivuga, ariko ni intambara ihuje isi yose. Baba ari Abanyamerika yagezemo, Abashinwa niho yagaragaye bwa mbere, Abataliyani, Ubufaransa, Uburayi ndetse na Afurika ndetse n'iwacu hano mu Rwanda ikaba ihari. Nayise comme troisième guerre mondiale. Ariko se ikibazo umuntu yibaza nk'uko nabivuze kare, coronavirus nk'uko hari izindi ndwara zose, izo ndwara ko zitari infectieuse ari indwara ziri virale, izo ndwara umuntu yazivugaho iki? Jewe nkurikije amakuru mfite nahawe cyangwa se nasomye, nk'uko sida yakozwe niko na virusi ya corona nayo yakozwe, niko na Ebola yakozwe. Urumva ibyo byose rero bigaragaza mu by'ukuri amakuru wenda dushobora kwita n'ibihuha cyangwa ntitwita n'ibihuha, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se n'ibindi bihugu muri rusange, iyo ndwara cyangwa iyo virusi nibo donc ni abantu bayikorera ubwayo. Kuki se yagaragaye mu Bushinwa bwa mbere hambere Ubushinwa bwari bwatangiye kugira na conflit na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'ubukungu. Ngira ngo kiriya cyorezo kimara kuhagaragara, bamwe mu bayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo bitangarije ubwabo, byasaga nkaho bari bishimiye yuko iyo virusi yahageze. Bishatse kuvuga iki? Gusa nanone burya umuntu wese, ikibazo nuko mu Kinyarwanda hari igihe bavuga ngo hari igihe baca umugani, ntabwo ndi kwibuka neza, ariko iyi virusi yarakozwe, ariko ikibazo nyine ni rya jambo Imana yavuze, nubwo ari n'ibintu bigaragaza ni mu byaduka. Donc je l'appelle comme l'événement de la dernier jour, ni ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ni imperuka nyine iri kugaragaza ubwayo. Kandi nyuma ya coronavirus hazaza n'ibindi kubiga ijambo ry'Imana, bazabisobanukirwa bigaragara. Ubwo rero ibyabaye nyine turabyakira kuko bura nta kiba gitunguye Imana bura yemeye ko ibyo bintu bikorwa, irabyemera. Ubwo yabyemeye rero ko bikorwa, bikaba byarabaye, ni isomo igira ngo ihereze abantu, sibyo? Ni isomo igira ngo ihereze abantu bamenye yuko nyuma y'ibintu byose bikorwa, nyuma y'ubushobozi bw'abantu, nyuma y'ibyo abantu bibwira ubwabo, nubwo bakora ibi bica, ariko bakora ibintu ariko nyuma nabwo bikabica, bashaka kugira bagenzi babo nabi kubitewe n'inyungu babashakamo, ariko nabwo birahindukira bikabica. Umuhanga yakoze imbunda, yagira ngo iyo mbunda igarura amahoro. Iyo mbunda yakoze nawe yaramwishe, amahoro yarabonetse, reka da. Abantu bakora ibintu byinshi cyane bagira ngo bamentoninge peace, bamentoninge amahoro, bamentoninge buri kimwe cyose, ariko amahoro ntabwo bayabonye. So umwanzuro natanga, dukurikize inama. Icyorezo nyine cyarabaye, ariko cyabayeho kubw'abantu, kuko isi yahumanijwe n'abaturage bayo, kuko bishe amategeko bakica n'isezerano ridakuka. Niyo kituma Imana ivuga ngo isi Imana irayihindura umwirare, irayihindura amatongo, irayibindura, irayiraza, irayubika. Kubera iki? Abaturage ubwabo nibo bahumanije isi, bica amasezerano y'Imana ndetse n'isezerano ridakuka. Iryo sezerano ridakuka rero abaturage twica twebwe ubwacu, nanjye ndimo, nibyo bituma ibi bintu bigira muri urwego rwo hejuru. Icyorezo cyarabaye, cyaragaragaye, reka tubyakire kandi twiringire Imana. Abasenga muyisenge, abatayisenga nabo muyizere, ntacyo bitwaye, ariko ijambo nyamukuru dukurikize inama tugirwa na Minisiteri y'Ubuzima, tugirwa n'umuryango w'abibumbye, ariko ishami ry'ubuzima. Dukora isuku, dukaraba amazi meza n'isabune, twirinde gusuhuzanya,
tujye hagati y'umuntu n'undi habe harimo metero kugira ngo tubashe kuyirinda. Ndahamya nashidikanya ko ibintu bizagenda neza. Iki cyorezo nyine kirabaho na Ebola zibaho, ariko byose bigenda birangira, bigenda bigabanya umurava, kandi twiringira Imana, byose birashoboka. Iyo niyo yari ijambo nari mfite kuri coronavirus. Murakoze cyane. Mwiriwe neza, njyewe nitwa Mamiki. Ukuntu nabashije kubona ko iki cyorezo kirakomeye, ni ubwa mbere mu mateka numvishije habayeho ikintu nk'iki. Ababyeyi bacu bagiye, ba nyogokuru bacu, ba sogokuru bacu bagiye batubwira amateka, ariko noneho nta na rimwe twigeze twumva bavuga ko habaye ikintu nk'iki cyangwa se kigeze kinabaho. Abantu bamwe baravuga ngo ni intambara y'isi ya gatatu, abandi bakavuga ngo ni igihano cy'Imana, abandi bakavuga ngo, ariko uribaza icyorezo kiza kigatuma umuntu adasohoka mu nzu. Nk'ubu hariho nk'abantu bashakaga nko kwimuka, urugero nkanjye nashakaga nko kwimuka, none ntibigishobotse. Ubu sinshobora kwimuka umva ngo mva ahantu njya ahandi, kubera ko ngo nshobora kugenda nyifite nkanduza bariyo, cyangwa se nkagenda nkasanga abayifite bariyo nkabanduza. Uribaza icyorezo umuntu yicara ku ntebe ngo akacyandura. Nabonye akadokimentari ukuntu bayandura, mbona ni ibintu biteye ubwoba cyane. Mbona ni ibintu nanjye nabirebye, mbona bamwe bakavuga ngo isi yaranduye, ngo Imana ikutuhana ibyaha, ariko mu by'ukuri cyakoze cyo dukwiye no gusenga pe, dukwiye no gusenga, kuko iki cyorezo vraiment ntabwo ari icyorezo, ntabwo cyoroshye. Abantu bamwe na bamwe, surtout abanyarwanda bamwe na bamwe bari kunegija. Urabona ko leta yashyizeho itegeko ko buri muturage, nta muntu ugomba kugendagenda uko yiboneye ngo ajye mu ngendo zidafashije, ariko ugasanga bamwe na bamwe mu Rwanda bariho barabinegirija. Mwibuke ko kandi no muri Itali naho burya kugira ngo bagere aka kanya bakiri gupfa gutya, barakubwira usomye mu ukoze research usanga barabanje nabo kunegirija, ngo baranegirije cyane ku buryo byagiye bifata indi ntera, bikaba bigeze aho bo bafata decision byarenze. Niyo mpamvu rero turasanga hamwe Banyarwanda kugira ngo natwe twirinde, dore twebwe noneho turi n'abaki, twahita dushira, of course twahita dushira, ntituzi n'umubare wa nyawo, uko nimba bavuga ngo abantu bageze muri 17. Mwibuke ko abo bantu bagiye bahura n'abandi basuhuzanya, bagira iki, basangira. Urumva ko tugomba kwirinda nk'Abanyarwanda. Murakoze. Muri bino bihe u Rwanda rwifatanyije n'isi mu guhangana n'icyorezo kimaze guhitana abantu benshi. Hakaba hari ingamba ziri kugenda zifatwa nyine hirya no hino, nubwo kuzubahiriza biba bitoroshye, gusa ni ngombwa kugira ngo zishyirwe mu bikorwa. Igihari rero, ibi ni ibihe biba biri kugaragara, cyangwa uko buri wese ari kubifata bitewe n'imyumvire ye, bitewe n'imyemerere ye. Buri wese ari kugira commentaire ashyiraho bitewe n'uko byaje. Swate uko tubizi kose ni icyorezo cyaje ku isi hose, nkandozi ko ari ku isi hose, nubwo hari ibihugu bimwe bitari yageramo, ariko la majorite ahenshi harahari. Niyo mpamvu bariko bati ni ku isi hose, kandi naho impamvu giteye ikibazo. Ikindi kibazo nuko kitarabonerwa wenda urukingo ruhamye ngo bavuga ngo n'uyu muti cyangwa n'urukingo runguru, ngo wenda umuntu avuga kuba yatahangayika. Icyo nacyo kiracyari ikindi kibazo, nubwo n'abandi bari gukira, ntabwo ari uko babonye umuti cyangwa urukingo, no kuvura ibimenyetso bya bindi byose bigenda bigaragaza uwo murwayi. Ubwo nkanjye ntabwo ndabimenya, ndabifata nk'icyorezo, nkakurikiza amabwiriza bari gutanga, kuko akenshi ubonye ubuhamya buri gutangwa, si uko kwirinda nabyo nisaba, ariko si cyo kintu cya mbere kiri gukorwa. Nibura guhagarika communication z'ingendo uko nyine leta yabitubwiye. Ubona ko n'ubundi bihugu abantu bari gutanga ubuhamya, niba ari bwo koko aricyo kiri kubafasha, kuko yandura nabi. Niba yandura mu matembabuzi, uricara ahantu umuntu yicaye yahasize ibyuya byiwe, urandura, kandi ugasangira amara umwanya munini ahantu. So rero ni kwirinda, tugakomeza tukihangana nubwo bigoye, ariko tugakomeza tukagerageza.
mu myemerere rero nk'abantu basenga baravuga ati ni igihano, ntabwo tuzi ese kuki kitaza cyo ari nk'ikigeragezo cya Satani, ibi ntabwo tuzi ko tugerageza, ese cyo niba ari igihano cy'Imana ntabwo tubizi. Ubwo rero buri wese n'imyemerere ye urasenga ukavuga ati Imana niba ari ikigeragezo cya Satani kidukize, niba ari n'igihano waduhaye tubabarire. Ngewe ni muri iyo sanse nabifashe byose. Merci. Ninde watekereza ko dushobora kugera mu bihe bikomeye nk'ibi bidasanzwe bigakomera kugera kuri uyu munota? Umwaka wararangiye, turishima, twizihizanya umwaka mushya muhire, dushima Imana kuba yemera ko turangije turi bazima, twifurizanya umwaka mwiza n'imiryango n'inshuti n'abavandimwe n'abaturanyi. Twinjira mu mwaka udasanzwe, umwaka w'2020, umwaka wari udasanzwe ku banyarwanda ko yari iyo viziyo twihaye. Hari byinshi twari twaragezeho, twagomba kwishima ko tugeze muri iyo viziyo 2020, ariko mu gihe gito ibintu byarahindutse. Duterwa n'icyorezo, duterwa n'indwara idasanzwe ariyo coronavirusi COVID-19. Ubu ngubu ubuzima busa nkaho bwahagaze. Ni ukuvuga ngo aho abantu badagishobora kugenderanirana, indege zirahagarara, ntabwo imodoka zikigenda nk'uko bisanzwe, abantu bikorera bamwe na bamwe birahagarara gukora kwabo, ubuzima burahinduka, buhindura indi sura mu gihe gito gishobotse. Ni ukuvuga ngo ni ibihe turimo bidasanzwe. Ngiye ku giti cyanjye nka generasiyo yanjye ndinze ngana, ni ubwa mbere mbonye ibintu sinigeze nanabirota ko ibintu nk'ibi bishobora kubaho. Ariko niyo tuganira n'ababyeyi bacu, nabo batubwira ko kuva nabo babaho isi yagiye ihura n'amakuba, ariko nk'aya ngaya yo nabo ni ubwa mbere bayabonye. Mu by'ukuri turi mu bihe bidasanzwe. Abantu, mu mitwe y'abantu harimo ibibazo byinshi. Hari abantu benshi bari bafite inzozi, hari abantu benshi bari bafite proje, gahunda zitandukanye, imishinga runaka, ariko ibyo byose byahagaze. Ntawe uzi uko bizagenda, ntawe uzi uko amaherezo y'ibi byose uko azagenda, gusa ikiriho ni uguhagarara. Ibintu byahagaze. Mu by'ukuri rero ibi ni ibihe bidasanzwe. Ntekereza ko nk'ikiremwa muntu, nk'umuntu, hari icyo twagakwiye gukuramo nk'isomo, cyangwa se hari nk'icyo byagakwiye kutwigisha. Ngiye ku giti cyanjye nk'umuntu, isomo nakura muri ibi bintu turi kubamo ni uko ntawe umenya ibirejo. Ibyahise byo turabizi, ariko ibizaza ntabwo tubizi. Ni ukuvuga ngo rero ntuzagire na rimwe ushyira ikintu ejo wagakoze uyu munsi. Niba wumva ko hari ikintu wakora uno munsi ugishoboye bikunze, kubera icyo ugishyira ejo, kubera icyo wagishyira ejo. Tureke gushyira ejo ibintu twakora uno munsi. Niba wumva hari icyo wakora, ikintu cyiza byose, niba wumva hari uwo wafasha, niba wumva hari uwo wakungura inama, niba wumva hari icyo waha iyi sosiyete, niba wumva hari ubufasha watanga, niba wumva hari inama watanga, niba wumva hari impano ufite ikurimo ikuvugiramo wumva wakwerekana, tera intambwe ugerageze kugira icyo ukora. Ntutegereze ejo. Iby'ejo ntabwo tubizi, byahise turabizi, ariko isi tweretse ko yadutungura. Isi tweretse ko igihe turagifite tukibamo, ariko tugikoreshe kigihari, bigikunze, bigishobotse. Kuko twirinde mu buryo bwo kwirinda kwicuza. Hari igihe ushobora kuba wari ufite wenda nka gahunda runaka, cyangwa se proje, cyangwa se icyo wifuza gukora, ariko ukavuga ngo nzabikoresha, ariko wazabikora umwaka utaha. Oya, nzabishyira buriya, reka nzabikore weekend itaha, ariko ndacyabyibazaho, ndacyagisha inama, ndacyashaka ubushobozi. Ni byinshi bituma tugenda dushyira ibintu ejo, ariko iki ngiye ku giti cyanjye ni ikinyeretse ko icyo ugomba gukora gikore. Icyo ugomba gukora uhamanye n'umutima wawe, gikore. Ntutinde ugishyire ejo, gikore bigishobotse, bigihari. Ubyuke mu gitondo uhita uvuga gishyize mu bikorwa, icyo nagomba gukora naragikoze. Niryo somo nakuramo. Ikindi ku yindi somo numva nakuramo mu buzima, ku giti cyanjye nk'umwizera, mfite uburyo imyemerere yanjye n'imyizerere yanjye. Abantu bagira imyizerere itandukanye, gusa nko ku bantu basenga Imana, mureke dusenge. Ni ukuri, mureke dusenge. Ushobora kwenda kuvuga ati se njye isengesho ryanjye ryatanga iki? Wowe ukuri tuzi ko Imana yumva amasengesho yawe udafite shinge na rugero, udasuzuguye gusenga kwa buri umwe wese uko waba umeze kose. Mureke dusenge, tuzamure amajwi yacu, tuzamure imitima yacu, dusengere isi yacu, ko waba umwe, waba babiri, waba batatu. Mureke dusenge, dusabe Imana idutabare.
idutabare idufashe. Gusa abantu basenga ntabwo tujya dutakaza icyizere, dukomeze tube positive, stay positive, dukomeze twumve ko ntitwumve ko ibintu birangiye, hariho icyizere. Isi yagiye inyura mu makuba menshi agiye atandukanye, wenda ntabwo asa ariko namwe mu makuba nayo aguye ku isi nk'uko n'ayandi yagiye abaho, ariko yagiye bibaho bikarangira. Rero twizeye ko n'aya makuba turimo n'ibibazo turimo bizageraho bikarangira. Dufite icyizere cy'ejo hazaza, biracyashoboka kandi bizanashoboka, ntabwo ariko bizahora. Reka twizere kandi dusabe na buri muntu wese njyewe numva ko namusaba gukurikiza ibiri ngombwa, ntitubigire iby'undi, ntitubisuzugure. Ni ukuri wowe n'umutima wawe wica uvuga ati ni ukuri nakoze ibishoboka byose, icyo badusaba, ikiri ngombwa badusaba, mureke tugishyire mu bikorwa, tugikore nk'uko bikwiye, kugira ngo nawe igihe cyose byazanakunze uzumve ko nawe wagize uruhare mu kuba wafasha isi cyangwa abantu gukira. Muri make numva ari ibyo navuga, kandi nkomeza no gukomeza abantu, tureke ibi bintu byo kudutwara imbaraga zacu z'imitekerereze, byo kutwangiriza imitekerereze yacu. Yego birakomeye, ni ibihe bikomeye, ni ibihe bidasanzwe, biranagoye ndetse, gusa dukomeze tugire icyo cyizere, two gucika intege, kuko wenda hari abaretse inzozi zabo, hari abafite ibintu byinshi baretse, hari abacitse intege, kuko nzi ko hari gahunda nyinshi z'ingenzi mu buzima bw'abantu zagiye zipfa kandi mu bintu bibatunguye. Biragoye kubyakira, cyangwa se ikintu nk'icyo kiba kikubayeho utagiteganyije, birababaje. Gusa mureke tugire icyizere, mureke twe gucika intege mu mitekerereze yacu, dukomere mu mitekerereze, twizere, kandi icyizere kirahari, amaherezo y'ibi azageraho, uko byagenda kose tubyizere bityo. Nubwo ibi byose biri kutubaho, haracyari icyizere. Peu importe ce qui nous arrive, il y a de l'espoir. Bila kujali nini kwetu, kuna tumaini. No matter what happened for us, there is hope. Cascasse le mondo per noi, dia due l'espoia.